ibyishurirwa buritambutsa cyane cyane diaspora nabo baza bashaka kugira nk'amavuta nuko bize ko mufite studio ngo mufotore umuntu ngo mukamwongeza nimero mu diaspora by the way ngo uwo mufotoye mwongeza nimero dufite studio dufotora umuntu amafoto meza tukamwongera na nimero ya diaspora kuko abenshi nibo bakunda ngo nibo bafite amafaranga icyambere nuca bugufi guca bugufi tuduhinge guca bugufi ku rugero hari umucuranzi nkunda nanjye mfite ikintu kinshira mu rubanza nje mu ikanisa nyine ikibazo cy'amatsiko aho ngaho icaha abacuranzi bakunda kwisangamo cyane ni nk'ikihe abantu bacumura bisanzwe twese ducumura bisanzwe ariko wenda hari ibyo nza numva bavuga ngo abacuranzi bakunda ku rugero abakobwa bakunda ibiki n'ibindi bintu bitandukanye usibye ko atari ko kuri we ntago bakunda oya abakobwa abantu twese turabakunda twese abahungu batarashaka bose barabakunda uratubwira amakuru ariko wagiye above 26 uburi mu bukerererwe uba warengesheje nawe tiyozoroshe warengesheje ubwo nta bantu utunze intoki barahari batari bikubita gashi baze bifotoze ubahe nimero baze kwifotoza hari uwo twakoreye uyu munsi twafotoye turamubwira ati rero reka tubasuhuze mwese aho muherereye wowe ukurikiranye TV yacu, TV yanjye, TV mukunda. Tubifuriza kugira amahoro y'Imana no guhirwa mu zo mukora zose. Ibiganiro nakagaruka tugarutse mu kiganiro gishushe cyane. Dufite umusore hano uri muri macho yine z'umukara ugiye kuba tuganiriza ibintu byinshi bitandukanye. Mushaka kuba mumuza benshi. Abandi mutamuza ariko muza kumumenya. Hano Nairobi duteye ni umwe mu byamamare dufite. Amasivo nta kwamamara ni ibisanzwe uko ni uguca bugufi kera utangiye guca bugufi ni nabyo nkunda mu buzima guca bugufi cyane kurusha ibindi tuguhaye ikaze cyane murakoze cyane reka dutangire rero wibwira abadukurikiye amazina yawe bamenye uwo uriwe murakoze cyane ku mazina yanjye nitwa Ndayishimiye Isaac niyo mazina yanjye nkaba ndi umusore tuye hano mu gihugu cya Kenya mu karere ka Rongai kandi uratwibwiye ntako ntagise ngo uri umusore ugafite ishurirwa baritambutse ibyishurirwa buritambutsa cyane diaspora nabo baza bashaka kugira nk'amavuta nuko bize ko mufite studio ngo mufotore umuntu ngo mukamwongeza nimero mu diaspora by the way ngo uwo mufotoye mwongeza nimero dufite studio dufotora umuntu amafoto meza tukamwongera na nimero ya diaspora kuko abenshi nibo bakunda ngo nibo bafite amafaranga nikaze cyane murakoze cyane bimeze bite nta mahoro kabisa sibye akazuba n'ivumbi riri hano akazuba muri akarere k'iwacu Isaac twari tumumenyereye cyane ku kidari uri umwe mu basaza bakeya Dr Yeme akavuga ngo taci zanyu ngo zirayunguruye ngo ntakajagari ndetse aranakubwira ngo uzave ushago ngo Rongai ni ushago none ugeze mu mafoto gute Dr Bea ni inshuti yanjye nyine mu buzima busanzwe I think yabivuze dutaramye muri Gilgal nyine
okay, hari igihe umuntu acuranga nyine ukumva ibintu acuranze biragufasha. ese buriya hari igihe ucuranga nawe ukavuga ngo nacuranze cyangwa byose birasa? Okay, hari igihe Hari ucuranga umunsi ucuranga ukumva nawe nyine si wewe wahanzweho. okay, mostly urareba gucuranga iyo wasenze neza. Hari igihe uzushika ukisanga nawe ugeza ahantu nawe ukisanga ahantu utigejeje wenyine. Nzenza ngo gucuranga nyine n'ubuhanga nta mwuka ubamo. Okay, n'ubuhanga bisaba umwuka no gusenga navyo. N'ubuhanga bwiga mu mutwe bivanze n'amasengesho. Kuko hari benshi okay, hari abantu bacuranze batandukanye. Kubera ko ari umuntu ushobora kuba yakoze icyaha agacuranga kandi abantu bagafashwa. Akaba undi muntu wogenda wakoze icyaha wagira gutyo ukaza ukubita ukumva wewe ntiwawushika, wewe nturi kugera. Ariko se abandi bagashika aho ucurangira bo ukabona abandi ko baragenda cyangwa se hari n'uburyo nabo batoshikanye kubera ko wakoze icyaha kubera cyacu ubucuranzi. Hari abantu bateye gutyo. Kurugero nkanjye mfite ikintu kinshira mu rubanza nzaje mu ikanisa nyine. Ikibazo cy'amatsiko aho ngaho, icyaha abacuranzi bakunda kwisangamo cyane ni nk'ikihe? Okay, abantu bacumura bisanzwe, twese ducumura bisanzwe. Ariko wenda hari ibyo nza numva bavuga ngo abacuranzi bakunda ku rugero abakobwa bakunda ibiki n'ibindi bintu bitandukanye. Usibye ko atari ko kuri. We ntago bakunda. Oya, abakobwa abantu twese turabakunda. Twese abahungu batarashaka bose barabakunda. Abahungu batarashaka bose barabakunda. Uratubwira amakuru. Ariko uko tubakunda biratandukanye. Nuko ukora ikintu with the purpose. Kubera ko umuntu ugomba gukora ikintu with the purpose. Wenda nimba uvugishije umukobwa avugisha umwe ariko bifite purpose. Bifite purpose ushatse kuvuga? Okay, ugamisha ku ntego wenda yuko muzubakana. Hanze yo kubakana haba ikindi kintu muba mukeneye. Hanze yo kubakana. Uyu muhamu uvuga n'ungu kumufite gahunda? Njewe kuri ubu nta gahunda afite. Uwo muhamu uvuga ko muravuganira iki? Hari uwo mfite. Ndabizi. Tawe. Tukira aho ngaho nama nkubaze kibazo. Ni iyihe myaka ubona ikwiriye umusore gutangira ibiganiro nk'ibyo? Ibiganiro zo kuganira n'umukobwa ibizerekeye kubaka. Okay, ndakeka ko kuri ubu isi turimo n'iterambere rihari. Navuga ko icyo dukunze kwita ngo .com. Gens. Hano muri Kenya barabimenye ngo ni Gens. Barabyoroheje. None aba Gens ubusanga uziko ushobora gusanga n'umwana w'imyaka 18 atereta bien. Ariko ko ndavuga tubikure muri rusange. Ko ndavuga nkawe mu uko ubibona nihe myaka ikwiriye byibura umusore yagakwiriye kuba aja muri izo biganiro biganisha kukubaka? Okay, nuko bitakunda bijanye n'isi ya kino gihe. Ariko icyari kuba cyiza nuko umuntu byibuze at least ufite nko mu bwoko bwacu abenshi bakunda gushaka ari batoya nubwo hari abashaka banakuze cyane. Ariko almost ufite nka 22 ubwo ni above 20 ku muhungu. Ku muhungu above 20 wa icyo gihe waje kuko abenshi ni kuri icyo kigero above 20 ubu ukwiriye gutangira gutekereza umushinga wo gushaka cyane. Naho wakereje noneho kuri wowe wakereje ni umwe tuba twarahebye k'umuntu ufite nk'imyaka wagiye above 26 uburi mu bukerererwe warengesheje nawe tiyozoro warengesheje ubwo nta bantu utunze intoki barahari batari bake bikubita gashi baze bifotoze ubahe nimero
bazi kwifotoza. Hari uwo twakoreye uyu munsi twafotoye turamubwira ati rero waba ukeneye nimero, ufite nimero gusa tumubwo mwatinze. Kandi ari muri ari nko muri 28. Oya ibara shari muto kundakeka ko ariko iba ari muri 7 n'itandatu akererewe kera umwe iyo kera yakererewe umwe. Noneho tumubwira ati rero wowe uravana na nimero Tiovano. Yes. Hanyuma nko ku bakobwa bo. Okay, urebye ku bakobwa usibye ko abakobwa bubu abenshi basigaye bagira n'igikuriro cyane. Igikuriro ugasanga umukobwa agaragara nk'umuntu mukuru nawe imyaka ni mike. Okay, ku mukobwa imyaka yose na 15. Okay, 15 nzarumva byari byakera mu gihe wenda cy'abavyeyi bacu niho wasangaga ku myaka 15 kera yaragiye bamwe nabagenderaga na 10 bumvaga twumva baragenderaga no ku 13. Wewe wakomoje ku cha.com. Okay, kuri .com ndibwira ko umukobwa byibuze ujuje 20 years abari ready kabisa. 20 years abari ready. None dukubitire nk'ifoto y'umuhungu w'imyaka 20 n'umukobwa w'imyaka 20 mu rugo. Okay, urumva urwo rugo rwaba rumeze saho? Ntago nawe waje gushaka umuntu muri kuri ejim. Nubwo bajya bavuga ngo imyaka ni imibare. Ugomba kuba uruta umugore at least kubera ko abantu mungana ibyo navyo nyine abarimo kumejaringa mugakora waiting mukareba ugakora ariko bagomba kwikunda kuri ico. Nyine umugore agomba kuba ari muto nyine. Agomba kuba muto. Agomba kuba nyine. Nese urabwira ko abangaba bafite abababyaye. Aba diaspora tumukirukira. Tizoroshe nyine. Ariko usibye ko umugabo n'umugabo. Umugabo n'umugabo uko wabungana kose. As long as uzi ngo ikintu wagiyemo cyo gushaka wagitekerejeho kandi uri capable yo kubasha guketaringa buri kintu kimwe cyose. Ugomba gushaka wumva nyine ubishoboye. Reka tuve mu zo gushaka n'ibindi biragoye ariko nzazana umukobwa debating kuri ibyo ari ibintu bimwe ndikumva mwobusanye kubera ko muri iyi minsi abakobwa basigaye bavuga ngo nta mpamvu yo gushaka ukiri muto ngomba kugeza ngo imyaka ngo paka ngo nawe ngo wabaye ngo independent utuntu nk'utwo sinzi niba uzibibona abantu benshi bakora ibiganiro kuri ibyo bavuga ngo enough is enough nta gushaka ukiri umwana. Ariko ni nko gukereza mu kintu n'ubundi uzakora. Ni gukereza mu kintu uzokora. Ariko babanga gushakwa kubera ko utagikora ari nyine ugifite. Babanga gushakwa ari batoya kugira mutabahahaza. Muri iki gihe avuga ngo ahubwo niwe basigaye bahaza be. Gwaza kwa kera kuri basogokuruzi. Ariko wabonaga bikwiriye. Gwaza kubahaza ariko nyine bitarimo kubababaza. Nyine bifitemo kono byari bibaye nka vyiza. Kubera ko n'umugore wihahaje nawe si sawa. Umugore wihahaje si sawa. Si sawa kubera ko umugabo agomba kubahwa kandi agahabwa agaciro nk'umugabo. Rero iyo uje nk'umugore ukamuhaza bituma anatakaza n'amanota no mu bandi. No mu bandi bagabo. Ubwo we ku myaka yawe tutazi ubu imbere yawe ufite nk'indi myaka ingahe ngo ushake? Icyo ni ibanga. Ibyo ni ibanga. Twigarukire kuri Gisubizo. Usibye iyo studio bagufotora mugatangana nimero no gucuranga uzwiho uri na vice president wa Gisubizo ya Rongayi. Tugire amakuru make kuri Gisubizo ya Rongayi imeze ihagaze te ku munsi wa none. Ku munsi wa none Gisubizo Rongayi duhagaze neza. Duhagaze neza twari dusoje projet zacu dufite indirimbo zibiri ziri hanze.
yitwa Singifuye na Jemedari. Singifuye yaranagiye cyane. Singifuye yaragiye cyane n'ubu iracyagenda. Inka itarashike yari kuje. Tubwira n'abakunzi ba Gisubizo Rongai badukunda na Gisubizo Ministry ku isi hose muri rusange. N'ubundi turi gutegura n'izindi ndirimbo kurikodinga zarakozwe twarazihimbye zirahari. Urumva turimo gutegura uburyo zajya hanze vuba bidatinze abantu bakomeze bitega izindi ndirimbo. Turi gukora cyane kugira ngo dukomeze twamamaze umwami kuko nicyo yadusigiye gukora. Ubwo tubwire nyine muri rusange Gisubizo ikora ite wamutubwira ku ya Rongai abantu babashe iri muri Gisubizo zitaramenyekana cyane kandi nyamara mushobora kuba mufite ibintu bikomeye. Gisubizo Rongai ni ukuvuga ngo ishobora kuba icyo Bongereza bita ngo upcoming. Irimo kuzamuka. Si uko ari bwo gitangira ahubwo yahozeho no mu myaka yashize ariko hagenda habamo weakness ukuntu ariko ubu ngubu isa nkaho kandi twongeye kubyutsa. Naje hano nkaho ari bwo gitangira gufatika kandi turatangira tuyibamo. Ubwo ni yari last year 2023 nibwo nayijoyininze ari mu hafi mu kwezi kwa kabiri. Ko waje ufite amavuta uhita ubona visi. Oya ariko gahari azindi nzego nabanje gucamo mbere yuko nizo ari kuvuga waje ufite amavuta kera wamuja mu nzego. Ni cyizere wenda bangiriye. Cyo gitwari hari ku bwa President Meri ari hanze muri Holland. Ari mu ba diaspora ariko badashakisha. Ni umumama Meri. Nuko turaza turajoyininga nango haciye igihe kirekire. Icyo gihe haba amatora. Icyo gihe ntorwa kuba sekreteri nkuru sekreteri noneho wari vice president yarahari yari Rwanda Mahinga. Ubwo Meri ni wari presidente, vice yari Mahinga, nanjye ni secretary. No Mahinga yari Rwanda. Igihe kiragera Meri Imana bicira inzira ajya hanze. Bihita bizamuka. Noneho ngo agende ninjye wari usigaye. Nkomeza inshingano tuza gukora andi matora nyine nyuma nza kuba vice. Tukiri kuri ico amatora ni reka nkibaze mu buryo butomoye niko abanyarwanda bavuga. Ubona amatora mu bintu bya kiroho biri bibiriko gutora bazavuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Rwanda bazabivuga. Nibyo natwe twakuze twumva bavuga. Sorry gatoya. Niba atari diaspora ntitumwitabe. Ni perezida y'umumama. Katubwa muri bintu bya kiroho amatora bakeneye cyangwa hakenewe direction ya mwuka. Umwuka umwuka sinovuga ngo ntago kenewe ariko haba umwuka ariko n'umuntu akagira ubwenge busanzwe. Kubera ko tuvuga ngo nogenda ngo ndyame masayine ku musozi ngo dukeneye ngo abayobozi runaka ngo Imana nize ngo tubwire ngo dutora. Usibye ko tugira ubwenge busanzwe umuntu ubwenge karemano ujya ureba umuntu ukavuga ati ubikurikije uyu muntu ko mubona yaba umuyobozi yatubera umuyobozi cyangwa se yambera umuyobozi. None si yo muyibonye gutyo kuki mutabagira abayobozi ngo mureke amatora? Kubera impamvu y'amatora nuko igitekerezo cy'umuntu umwe kitaba satisfied ku bantu bose.
ariko uri umuyobozi uhagarariye abandi niwo bubabereye ijisho niwo bafitiye vision wenda mu bya kiroho. Okay, kubera ko tuba turi itsinda rinini, novuga ngo nubwo ndi umuyobozi ariko sinjye utanga icyo gukora ku nyoboye kubera ko ngo ari njye muyobozi. Ariko still usibye ko mba mfite duhabare na komite tujya inama twavuga ati turi gupropoza runaka yaba umuyobozi, noneho tukabishyira mu bantu rusange, hanyuma ibo tukababwira ati none twaporopoje runaka na runaka, none muri abo bantu babiri mukuremo umwe. Urumva abari ibitekerezo by'abantu rusange, byanga byakunda abo bantu rusange baraza guhurira. Hari igihe usanga bahitamo umwe abenshi atari uko ari we uri qualified, wenda ari uko bari inshuti cyangwa ari familiye cyangwa wenda ari umukire. Ndizera ko abantu bose batagendera byibuze umuntu aba afiteho brief amateka cyangwa se ibyo bamuziho n'ubushobozi babona afite kuri icyo kintu abagiye gutorerwa. Nk'umuntu nawe w'inararibonye uzi ibiri hano muri iki gihe cya none mu makanisa, ubona ibyo uvuze ari byo bagenderaho akenshi. Iyo urebye abayobozi benshi barimo bagendera ku bunyamwuga cyangwa bagendera ku ntawamenya ibyo bashingiraho iby'amakanisa. Ndasenga kandi opinion yawe cyangwa observation yawe. Usibye ko njyewe ibintu by'amakanisa ndasenga ariko ntaho bihungira kandi sinza nkunda kubyinjiramo cyane. Nageze muri church nkagera kuri piano tugacuranga tuzumenye ibindi tukaririmba, nta bindi mba nitayeho. Aiza uko ni ukuri, nta bindi mba nitayeho ngo habaye iki mu kanisa ngo habaye iki, ntazo mba nitayeho. Njyewe dushike turirimbe turamye twumve ijambo ry'Imana, ahasigaye buri muntu afata inzira itaha. Nuko ibindi ngo habaye iki mu kanisa ngo habaye iki tubuhari unika iyo ryacitsemo nta nuzuzo ugira, nta ruhande uzahagarara. Izo birabareba keretse bavuze ngo piano bayijyanye nako nacurangaga ahubwo no kumenya se biragenda gute. Ariko ibintu z'amakanisa ngewe ntabwo, ariko ugomba kubibamo kugira ngo n'ibibazo ugira uruhare rwo gukemura ibibazo bimwe na bimwe. Kuzitaza ndumva ari wo muti. Oya, kubyitaza si wo muti, ariko no kubyivangamo si byiza. Ariko no kuzivangamo si byiza cyane. Ubyivanzemo ku mpamvu nziza se si byiza kugira ngo ubikemure. Icyo gihe se cyo kujutera mu mvururu. Reba nk'ibintu biri kubera hano Rongai ubu tuvuga, hari kanisa rikinze kubera ko habaye ubwumvikane bukeye. Ibazo ugiye hagati ukunga izo mpande zombi kubera ko wabyivanzemo. Kandi ubwo nta gisubizo n'abantu bubashwe cyane muri uyu muhana. Nako si no muhana ku isi yose aho gisubizo iri n'abantu bubashwe. Ariko ibintu by'amakanisa ni nkaho bitinya byaguhahamuye. Uzi icyo mbitinya se nuko iyo imvururu ugasanga ni ibyitwa ko ari iby'Imana, ariko banakomeje mwitabe ntacu mwitabe mubwire ego preze. Nibwo tugitangira ikiganiro mana, ahubwo ndi kuri kamera kirandeba. Ariko ntidutinda mu kanya ndaje. Nk'iminota nka saa 12. Sawa ngenda mubwire byibuze nka saa 12:40 turagenda twakishire ubwire njye namutwara nta kibazo. Haracyari kare, imodoka ya saa 2 haracyari kare. Ntayo. Sawa. uwo yari perezida. Muratwihangana, uwo yari perezida. Niwe nari nitabye kabisa, murambabarira. Kandi gaba perezida ubahwe. Arabavuze mu Rwanda
hari na perezida w'igihugu yari ahari ahita avuga ngo buriya ngo nyakubahwa ngo abaperezida dukunda kugira ibibazo ahagati sote vuye mukiye gihugu kuri perezida we n'abantu batangara ati buriya abayobozi bose bagira ibibazo bingana twari turi kuvuga guca amakarita impamvu udakunda kuzivangamo ngo ugahagarara ku ruhande waravuze ngo burya ngo amakanisa ni kaho wari uri yes amakanisa sinjye simbikunda kuzivangamo nza nkunda ngo basi njye mu ikanisa nkora icyanjanye nikinde igihe habaye ababangamira kugera ku cyakujanye ngo gikore bageze navuye ngo nkeretse bafashe piano bakayiterura bakayijana aho none se aho nomenya ngo niko nokurikirana byagenze gute kuvuga ngo piano nyibure ariko n'ubundi iyo habaye izo mvururu piano nico kintu cya mbere baza barebaho bayijanye nobariza tse byagenze gute hari ikihe kibazo ni ikihe kibazo nikiye gihari kabimenya ubigiyemo mbere uko bayitwara se bashaka kwitwara byadogereye ariko nyine bajya kwitwara ujye uza abana amakuru yakikikanye ukamenya ngo hari ukuntu bimeze ariko usibye ko ukora ibikureba ko ntabwo wajya ngo ujye kuburana n'umugabo ungana na papa wawe ngo ujye uri ibintu by'ikarisa no ababubahuka sose bababwira ngo bagabanye isukari byaba biterwa n'iyo mirerere y'umuntu usibye ko imirererwe nicyo kinyarwanda cyiza usibye ko ntanakizi cyane ikinyarwanda imirererwe uburyo umuntu wenda yarezwe bya nabyo uramenya kuko iyo warezwe neza umenya no kuvuga muri public umenya n'ibyo umenya naho uri no kuvuga naho ugarukira naho cyane rwose reka twivugire ku bucuranzi ubona umucuranzi agira uruhare rungana gute mu kugenda mu migendekere myiza y'iyo materaniro navuga ko umucuranzi ari elema ikomeye mu kanisa ari mu bantu muri elema zikomeye mu kanisa zikenewe cyane rwose aho kano gashirida aho ngaho umuyaga wabaye mwinshi hagana hese bwa uzi gucuranga gusa nakora ngo nyuma ya piano niho birangirira wenda nuko gufotora nyine no gufotora ukongeza za nimero niho nasigaye gusa kuri nimero ababikeneye bazodusure ni hariya Sironi Place Sironi Hotel hariya wageze watubona byihuse mukaba byatura yes twari turi kuvuga ku ruhare rw'umucuranzi mu migendekere myiza cyangwa mibi y'amateraniro agira uruhe ruhare umucuranzi uruhare agira mu materaniro nuko cyambere ari umuntu ukenewe kandi usibye ko no muri iki gihe tugezemo instrument cyangwa se abacuranzi n'ingenzi mu rusengero kugira ngo byorohe kuririmba byorohe nyine mu bintu bijanye no kuramya Imana no guhimbaza instrument zirabyorosha cyane umucuranzi navuga ko ari elema imwe muri elema zikomeye kubera iki zikomeye kubera ko niwe ari mu bantu borohereza abantu uburyo nabyita ko yorosha uburyo bwo kuramya kubera ko ubu ngubu kuramya nta muntu uri gucuranga biragoye almost ntibinashoboka byarashoboka kera barabishoboraga bakavuza ingoma ariko muri ubu uzorero no mu macacezi y'umuriro ugiye uzambwira ngo alerite yabaye y'umuriro ugiye none nikiza kikwereka ko abantu bakunda piano akunda umuziki nuko azatambuka kuri stage akamuvuga ngo nukuri kw'Imana ngo sente ngo seyo tubuza kunezerwa ubwanya ko ari wikunda wa mbere noneho hasubirayo n'undi akamuvuga
ngo tunezerwe ngo n'izuma z'abazungu tuzotuza kunezerwa yewe undi akavuga ngo na kera ntazo twagira kandi twaranezerwaga abo bantu batatu nibo bakunda ahubwo biba bigaragaza ko babikunda nibo bahwereye hagiye ikintu gikomeye kuko kijya ko kidakomeye ntihari no kubimenya cyane rwose ni nk'uko ariko Isaac twibwire kuri karite z'umucuranzi mwiza nkawe experience umazemo ucuranga urashobora kuba uzi karite gutandukanya umucuranzi mwiza n'umubi ntabwo turi kuvuga mu kumenya gucuranga turi kuvuga ku karite n'imyitwarire karite y'ubumenyi n'imyitwarire cyangwa mu myitwarire aha tugiye mu birenze kuri skills okay ubirenze kuri skill yo gucuranga imyitwarire umucuranzi mwiza bameze ati okay umucuranzi wa mbere mwiza icya mbere nuca bugufi guca bugufi tuduhingera guca bugufi ku rugero hari umucuranzi nkunda iyo tujya tunavugana nkamubwira ati kabisa nkunda uburyo bamuvuga mu izina akabimenya nkunda uburyo umeze umucuranzi bita Musabwa wo mu Rwanda Musabwa n'umucuranzi wa Fosque ndamukunda acuranga neza fast icya kabiri ubona ari umutipe utuje nta bintu byo gukubita hirya no hino aba yibereye gusa hariya kuri site acuranga atuje iwe njya mbona ntakunda no kugendagenda cyane in case afite ivugabutumwa bamutumiyemo naho kumva ngo arahangwa ku giti cyanjye wenda byaba ari ukubera ko aho hari wenda ari rwo rusengero ruri top izindi zose ziri ko munsi yayo urumva gati wovira hejuru ngo ushiriya hasi oya hari benshi wenda bava mu Rwanda bakajya n'ahandi batandukanye bagenda bacuranga ariko nkunda uburyo ari pose kandi nkakunda n'imicurangire ye Musabwa niyo muntu ugicuranga nkumva akakugera ku nzoga neza niwe nirirwa ntegera ibintu byiwe sibyo ko nyine tujya tunavugana namubwiye kabisa ahubwo ati kabisa uzunyispairinga cyane nkunda uburyo ucuranga neza savuze ngo icya mbere uca bugufi icya kabiri umucuranzi mwiza akubwira ko ndega ngo tugatindeho ni gute yaboneka kwaca bugufi none mwitorero uburyo yagaragaramo kwaca bugufi ibiki biranga nyine umuntu uca bugufi mwitorera arimo ibiranga guca bugufi icya mbere n'amabwiri okay nukubaha abayobozi bakuyoboye niba kujya mu rusengero musenga ku rugero nkaho nsengera dusenga kuwa gatatu no ku cyumweru tugira gatatu no ku cyumweru then ama practice urumva nka making sure yuko nubahirije amateraniro kuhagerera ku gihe no kuvamo neza nzi ko ibintu byose nta kintu mbangamiye itanzwe kabisa ngatangirana n'amateraniro nkayasozanya icyo ni icya mbere icya kabiri ukagira imyitwarire myiza mu rusengero mu buryo nta wundi muntu waba ugufiteho ikibazo kuba indakemwa yes kuko icyo kibazo dukunda kuba kukigira ugasanga wenda baba mu mucuranzi runaka bangamiye korari wenda ntaboneka ama practice cyangwa se afite izindi ngeso zitari nziza wenda ugasanga mu kanisa harimo kumushinja nk'ibyo bintu kuko hari benshi twagiye tumenya badukora n'icyo kintu ntaga usibye ko twavugaga ngo si umucuranzi ariko mu rundi ruhande nyine ubona siwe arabikora nk'umwuga ariko si umucuranzi ukwiriye kuba ari mu ikanisa cyane iyo niyo karite yibanze igomba kuranga ni ukuca bugufi pe ikubiyemo n'ibintu byose bindi byose niyo karite ikubiyemo izindi ubufura nyine bikubiyemo kugira ubufura kuganira n'abantu neza kubaciye bugufi ubunyangamugayo gutyo nta muntu ubangamira byose biba biri byiza tugana ku musozo kugira ngo witabe perezida tubwire stress mukunda guhura nazo nk'abacuranzi stress dukunda guhura nazo
dukunda guhura nazo ni ama-instrument. hari igihe uhura wacuranga ariko ni instrument ziri kuvayo neza. Mostly urabona nk'amacaca yacu y'abamambure dusanga benshi instrument zirabazo nizo kwiyaranja noneho k'ibintu watekereza ngo gucuranga ibintu noneho ukareba abantu biri busohokere kumva nyine ntibisohoka tifite ubushobozi bwo kubisohora ntibisohoka nk'uko ubishaka kuko umucuranzi mwiza ni uko ufite instrument nziza. Ufite instrument nziza nawe keretse nawe utari tayari ariko uzi kuri tayari ufite instrument nziza rwose wacuranga ibintu bikumvikana. Please masengesho ni ingenzi. Sibyo ko ari ikintu twese duhuriyeho nk'abakristo ariko cyane noneho ku bacuranzi nibo baba batwaye ikanisa cyakabaye kubera ko uzi gutangira ku rugero nk'abantu bacuranga imikunga nawe urimo nanjye ndimo nk'abantu ducuranga imikunga urumva kuvuga ngo kubita umukunga neza ubona abantu barafashe neza barashitse tiba byoroshe kugira ngo umenye ngo ucurange umenye ngo abantu bageze aha ngaha n'undi apurayingamo kino kugira ngo noneho bagereyo neza bafata tiba byoroshe ariko iyo bagezeyo neza uba umeze gute nk'umucuranzi iyo babisengeye neza iyo ubona bagezeyo uzumva umeze gute muri wowe turuzi iyo bafashwe noneho wowe ufatwa ku rutabo iyo bafashwe nawe wewe noneho uzurenga hari igihe nawe uzawumva umuhagarikizi yo kongeza ngo wongere ukubicuranga cyane ariko timuza murekaramaga mwebwe tureklama urarindaga uririre ku bandi hari igihe wumva bakongeza kuko mwari mumaze kugira ahantu nyine byafashe nawe ukumva baragukase ukumva nyine kuko hari bamwe bazaguhagarika ukamubunama gusa utamubona ukijijisha stress ya kabiri usibye ivyuma noneho usibye ivyuma ndibwira ko gucuranga se nta stress ntago abaririmbyi bashobora kugutera stress nkeretse uri umucuranzi utari tayari kuko hari igihe uhura n'abaririmbyi b'abahanga ku rugero nk'abacuranzi b'iwacu za Kinyamurenge transpose ni ikibazo baba bazi note zibiri kizi ibiri imwe F sharp yonyine usanga benshi bazi F sharp yonyine ugakirwa rwana na transpose umunsi wose no ku rugero tuhura n'umuririmbyi akamatera gusa ki randomly ashaka no ugasanga umwe hari umwe yigeze kubona bamaze kuri Papa Legend yakubise ki neza irabura iyo ni indi stress okay ku bantu batari sure ibyo bakora kubera ko byibuze byibuze ki ugomba kuyifata hagati y'isegonda rimwe n'amasegonda 3 cyangwa 4 agitangira kuririmba pa ki ugomba kuba wayifasha mu masegonda 4 bisaba rero ko ufite amatwi ameze neza nyine ni ugutwi kubera ko okay ku bantu bazi gucuranga ki zose biruro uhita ukubita guso kumva aho ageze ukamukomeza muri abo bantu turi kumwe n'umwe muri baka kanya tuvuga ushaka gucuranga uko ari 12 yes cyane rwose ko nza kubona muri practice zagisubizo usumbukangi nyine uzona ndasumbuka kubera iki ni nyine no kumenya ki zose by the way cyakabaye n'ikintu buri mucuranzi wese yaharanira kumenya gucuranga ki zose kandi neza perfectly ni byiza kubera ko ntiwashwana n'abaririmbyi kuko hari abantu baririmba indirimbo noneho bari kuririmba agahita akubwira ati zamuka noneho aho kuja kugwana n'ubuto bwa transpose uzusanga namwe sente zarashaje ukazushiramo n'imbaraga cyangwa zaranasibanye sente utayimenyera ari nk'umushitsi kuja kureba transpose aho iri uko abandi indirimbo kigeze kure ariko iyo bizi birakora atakubwira ati zamuka ugahita ukubita rimwe ugahita ujya harya mujya numva ngo -5 izo ni transpose ariko niki ku rugero nimba urimo gucurangira nko muri D ku rugero ugacuranga zamuka ubugiye muri E ukazigurajya muri D sharp cyangwa muri E ugiye D sharp uzamutse half note ubuzamutse half note ugiye muri E uzamutse ki yuzuye yes ubugiye
turi no kwiga ahubwo utatsozana se ibiri hano tutazwereka ikintu amani yaje ugwereka ikindi ku kindi abantu bagende bige cyane ni byiza bicare bige ariko se niyo teri bigezwe ngo wicare wige buriya ikintu cyose no kwicara ukiga gahoro gahoro bikaza ikintu wahaye umwanya kiguha umusaruro sorry ikintu wahaye umwanya kiguha umusaruro kubera ko sinogenda ngo ndyame mutekereze ko nzaba umucuranzi mwiza demo mbiha umwanya demo bimpereza umusaruro hari abantu banyurwa nyine n'iyo ki kubera ko yakubitiye abantu igisirimba abakecuru bakabona harya n'iki inzozi bakerekwa akumva nyine iwe isi kera yayifashe uko no kwibesha kandi si byiza no kumva ko wacuranze ngo wakoze igitanga nta gitangaza kiba cyabaye nta gitangaza kiba cyabaye n'ubundi n'ejo uzocuranga yes reka tugushimire cyane ngira ngo tugana ku musozo nshaka kukurekura nari bukugumana ariko perezida aragushaka amasaha wenda ubutumwa waduha uratubwira kuri studio gusa amagambo abiri hanyuma utubwire n'ubutumwa utanga ku bacuranzi no kuri gisubizo muri rusange ko nivyo bintu twavuzeho okay murakoze turavuga no kubashaka izabashaka izabashaka wapi in fact ku kijyanye na studio dufite studio turi hano mu karere ka Rongai iri hano kuri Sironi Hotel agira benshi murahazi uvuye Sironi ukarenga agahanda kajya kuri New Tabernacle urusengero rw'abanyakenya akunda kuberamo amakwe menshi yariya na aho ngaho amaserivisi dutanga dukora printing photocopying turascanninga lamination binding photoshoot na video shoot byose turabikora abifotoza abakora ama video amakwe ibiriyo parties anniversaire bridal shower na baby shower na Eve shower byose ama graduation ceremonies na welcoming baby zose turahari nimero yacu iraho kuri screen barayishyiraho kuri screen kugira ngo abantu muze kandi urukuje kwifotoza uri umusore uhakikije ko ujanye nimero uri umusore nukuza ukamenya twakisha ko iyo service iyo bonus ntibareba twareba iyindi bonus tubaha ariko ku basore tubemereye iyo ngiyo n'abakobwa n'abakobwa tubemereye yes ku bacuranzi batubwira iki na drummer uri hano iruhande rwanje n'ababyumve drummer wacu Eric okay inama natanga nuko twige turacyafite urugendo runini rwo kwiga kubera ko umuziki ntuzushira uhora ukomeza uhoraho wiyongera dukomeze twige n'ubumenyi tuzekere umukunga wenyine nubwo nawo ni mwiza gose utari mubi si mubi ndabukunda narashize ndabukunda ariko ugomba gukina imyanya yose ko umucuranzi mwiza nucuranga style zose kandi neza niba kujyana mu bizungu yashaka indirimbo za slow zicurange neza niba waje muri reggae uyicurange neza niba waje muri jazz uyinogereze umukunga unogereze sebeni byose twige cyane bizadufasha ndaje nzashaka ukuntu uzabatumira wenda n'abari abahungu babiri Janti na Kega dukubitira ka jazz Janti na Kado harigana Janti na Kado Kega niwe Janti reka tugushimire cyane ku mwanya wawe duhaye n'iby'agaciro kandi tubifuriza nyine guhirwa no gutera imbere muri izo projet zose mufite haba mu muziki ndetse no mu bicoro Imana iguhumugisha reka tugushimire wabanye natwe kugeza ku musozo Imana iguhumugisha no guhirwa muzo urimo byose ntibagire ukanda subscribe niba utarayikanda kandi niba warayikanze turagushimiye iyo ni inkunga ikomeye mugira amahoro murakoze cyane